ikibazo mugira urukumva kugira ngo ukuri k'ubukuri ndetse hatazagira umuntu wongera kubeshywa atekereza ko abo bacita ari abantu bari inosa kandi bano ni abagome b'indengakamere. uretse gato uretse gato sabe rubona rushobora kwicara imbere ya kamera ruhostinga murangira umuvugizi wa RIB rwumva rwabaye ikintu cy'igitangaza you are not yabaye ikigarasha byumvore njya kukubwa n'umuruho yabaye ikigarasha ariko indirimbo ze hari indirimbo afite irangira indirimbo mana senyi si yubaka iyindi urumva uramutipe yari seriye uretse gato byumvore yakoraga umuti atarabe ikigarasha ariko se none ko mabyari Imana rera mugaburiye uragira ngo ajye ko yaravuze ubwo turimo turagenda twinjira gake gake ntabwo dukubita indirimbo ngo tuyirangize ni utuntu dutatu tugenda twinjira kugira ngo nibura twinjire muri mudu n'abantu bagenda basharinga mudu nijambo ndatabaza njeyi ibintu wanyoherereje ndabibonye ndiherera ndarira ibi ni biki buretse gato banza wumve abafite amagifti mugende murekura gake bro nyiri umusore nkinanutse sha naratumbagiraga ibare nkavunira sambwe mu kirere nkamanuka abantu ngo bakundiye kureba inda yawe abantu bakumbuye kureba inda yawe niba rekura ibintu biremereye ahangaha bagatuma nsinda ndahita nyishyiraho rwose guys nimutuma uyu mukino mutsinda mbabwije ukuri naciye ku ruhande y'uko umudigi kwa tumbu nayitereka pari mutapinge screen hey ngo kwa no guys nangize ngo ntambutse ngo kwa tumbu nayitereka pari niko umva uretse gato hari ingegera ngo zarwaniye umutwe w'ifi barazifunga ni bandi abo ngabo babita umwana uretse gato warumbajije ute ongera umbwire uko warumbajije Roses hari abantu manakeneye kuvugaho urimo warumbajije ute ntabwo tuzavuga ku bantu bafatika bubatse amazina hari ibigoryi urumva abantu batatu bafunze ngo bagiye bagapfa umutwe abantu batatu bafunzwe harimo ikigoryi bita ngo ni Bionika icyitwa Muhire Johnson ndetse n'uwo bita Janvier Romeo bafunzwe bazira kurwanira umutwe w'isamake mu kabari Nyamata bro abo ngabo bakomeretsanya ndetse na nyira kabari nawe baramufunga n'umwana w'umukobwa ngo bajyaga bisambanyiriza gake nawe n'uwo mukobwa bamufunze nawe arafunze bapfuye umutwe w'isamake cyangwa bapfuye uwo mukobwa ni kwa kundi ukuntu abantu baba barimo bararya barangije kurya urumva barakuba gatatu ari gift you drop umutwe w'isamake ngo wari uteretse ku ruhande noneho umutwe w'isamake uteretse ku ruhande batigeze bawukoraho uwitwa Janvier ngo ashaka kuwutsindira noneho uwitwa Bionika na Rwarunyinya nawe ahita awusingira aho niho komba yatangiriye ese Bionika ni kimwe gifite inyinya bagira ngo ni kimwe cy'umuringoti mu kanwa noneho ubu tuvugana ikibazo cyabo cy'urugomo no kurwanira umutwe w'isamake cyamaze kugezwa imbere y'ubushinjacyaha ariko ubushinjacyaha bwaragoye basigaye baburanye imanza zo kurya imitwe y'isamake umuntu ari aho ngaho bamaze kumugaburira yariye yahaze agiye no kurwanira umutwe w'isamake umuntu nawe nabyuka mu gitondo yamuvuzeho ngo nanjye ngiye kumusubiza ko umuntu utabasha no kwigaburira niba warasubiza kaze mubwira ukuri urukumva niba warabashije gusubizanya n'ikigoryi nka Chitta n'abandi bose wabasubiza kuko niba usubiza ikintu nka Chitta I think my favorite way to eat corn is air-fried corn. This has so much flavor. Here's how you guys can make it. Melt a stick of butter and add some ranch seasoning, some Cajun seasoning.
uretse gato niba warakoze ikiganiro cya mbere kuri chitta ukagikoraho ikiganiro cya kabiri n'abandi bakoraho ikiganiro reka n'aba piyonika none se uretse gato hari piyonika hari chitta chitta yagiye kuba impunzi muri Kenya biranga asaba aravuga ati garuka mu gihugu aravuga ati ubugarutse chitta yagiye kuba impunzi muri Kenya yagiye kuba impunzi muri Kenya chitta asaba aravuga ati garuka garuka mu rwakubyaye aragaruka umva nkubwire ngo dufa kuvuga ngo ibyo uretse gato ibyo chitta yakoreye Sabi ni nk'ibyo umuntu bita Medbit yakoreye Debeni. Medbit ngo byagenze gute? Medbit Debeni yamuhamagaye muri Tanzania muhuza na Coach Gael arangije ntuzahita mugambanira. Thank you Lisa my love. Arangije aramugambanira mu cinyuma ahita azana Bruce Melody Debeni bajugunya kasi ya Buroro iruhande. Iyo nkuru twazize igihe kirekire ntabwo ndibwongere kuyigaruka ntubizi se. Ariko noneho Kamaize Beach bageze i Kigali 155 barangije na Bruce Melody nabagambanira nde Medbit bajugunya ingegera mu mahanga ubu bagiye kuba impunzi mu Bwongereza. None ngo bagiye kubera none yagiye mu Bwongereza natamaze kumurya ira 155 bari projet ntuzo ni projet ya nani ya Medbit twaje mu nyuma iyi projet guys time hello give usiramo barakubagata yumva nyine ngubwire impamvu nge nashubije uwitwa Chitta impamvu imwe nyamukuru nagiraga ngo kwanza ukuri kujya habona buriya nashakaga ko ukuri kujya habona Chitta n'umuha umva baretse gato Chitta n'umutindi ku mutima nge nifuza ukuri kujya habona rero niyo mpamvu yabyo urukumva kugira ngo ukuri k'ukuri ndetse hatazagira umuntu wongera kubeshwa atekereza ko abo ba Chitta ari abantu bari inosa kandi bano n'abagome b'indengakamere uretse gato uretse gato Sabe rubona rushobora kwicara imbere ya kamera ruhostinga murangira umuvugizi wa RIB rwumva rwabaye ikintu cy'igitangaza you are nothing guys mutapige screen you're nothing nta kintu afite ntacyo nge rwose nagira ngo kuri kujya habona wumve ko ibyo ni ibintu nari narabanye nabyo igihe ni ibintu nari narabashije kwihanganira ukuri kugombe kujya habona bifite ukuntu byihisha ngo turi mu gihugu ngo abantu batamu gihugu mwamase mwe dukorera igihugu kwarusha mu kibamo gazi uturoza dutatu ariko dore ikintu ngeye kinsetsa ngo dufa umuntu urataha amaroza atatu 3 roses ndakumva reka tsama roza hari ibintu byinshi byo kuvugaho Chitta mutegereje ahantu hamwe ngiye nukuvuga ngo buri Chitta ujuro ntuzongere kurongora uruhande wagiye Bugande gusambana na murumuna wangu ino ndebe urabizi nubwo havuzwe Sabi izampanga Chitta yagiye gusambana na w'Ibugande nose mutekereza ibingi abantu baracecetse ururugira amabi nka ya nyina wabizuru ariko Chitta nukuvuga ngo kamera yanjye guhoraho wowe uzahura n'imbwa yiruka uyu mushenzi yaraje twita imbeba iyi kamera none hari ukuntu ngo abantu ngo batari mu gihugu ngo batatanga umusanzu mu gihugu mukora iki tuzagaruke ku byanyu ari ibintu bakunda gukoresha iyo umuntu yaje agatinda ujya kumva ngo ese ngo baramwirukanye ngo ko yatinze ariko si umuntu uri iwabo bamwibutsa kongera gutahara oya ahubwo uretse gato wanasubirayo ngo abo bantu ngo bahanze y'igihugu batatanga umusango bataza mu gihugu bigoryi ibikorwa dufite mu gihugu abanga muri murabigira stupid uraho ngaho none bafite ukuntu barabakana urahostinga umuyobozi umwe ukumva bayigitangaza how many times twaba hosting noneho ndakumukumva ukajya arimo arabaza ibibazo biteye ubwoba bro ari nk'igihe umuntu abaza ikibazo nkahita bazi nk'uyu muntu abibajije nk'umuntu nawe cyangwa ni nk'urunyamaswa si nk'umuntu bita disikrema agira atya ejo bundi akora ikiganiro urumva nawe ngo akomoza ku bantu ngo bataba mu gihugu none se Godfa
mbwira ibyo uriya mukobwa ushobora kuba wanamfata n'uwo mukobwa narimo ndakubaza ku bijyanye n'ubunye umukobwa avuga ngo niwe witereteye. uravuga Katia, bamwita Katia Gazi Snipe ya Gazi Snipe bamwita Katia ya wo muri Makenzi Gazi Snipe. Rero Jay uri kunyumva hano ndaba honete kuri iyi nkuru kuri wowe nge ndabana ndakubwiza muri aya magambo mberetse gato accepting ndabakubwira ikintu kimwe manzi ukinayo yumvi abanyarwanda bajya impaka amajwi ndazi ko yafite yakino ntabwo nyafite jya kuri Instagram ya Dekati, kuri Instagram ya Dekati ya guys baradukubira gatatu hano. Thank you so much, thank you Cynthia. Guys barakuba gatatu musige baradukubira gatatu hano. Any gift you drop barakuba gatatu baradukubira gatatu. Any gift you drop mureke tumushyire mu itangirizwa bashaka ko speed challenge mushyiremo drop gift yose ufite yishire amajwi ngaye hano ngiye gutangira ku playinga kaceceke noneho tuya discussing. Okay. Abakobwa 40 yasambanyaga sibyo? Oya. Ese nibyo uri kumbwira? No. Wowe ibyo ngibyo abo ngabo niba uri bwabereye ntuza. Muri Chateau Barara. Ibiratandukanye nibi ngibi rero. Guys, 3 roses uri gukina bitari byo. Uwo uri kuvuga ibya Katia. Kamigukiniri. Guys, 3 roses. Inekumbe. Wowe usanye bya kera. Guys, nkeneye uturoza dutatu. Nkeneye amaroza atatu. Umubyo ndi gukubwira nibi ngibi. Ndimo ndakubwira ibi bikine twumve kandi nge nta kibazo mfite umva yazaga buri munsi kwa grand-mère guys barakuba kabiri umva hano shaki ibiryo nkagira gute akabona arambaza base ko wiriguma kera cyane ibintu kubera iki kandi mbona ntabwo ari abantu bose bikora nyine no kubera iki usirabwo byibwira ndagukunda aha cyaje tuba twumiwe kuko tuba twumiwe ndabibwira ngo oh my god it's been a long time since a girl told me ngo arankunda Cynthia I promise you ningera kuri level uriho nanjye nzagufata nkuko ngomba kugufata nyine ndagesa mbwira ngo nenda gukunda niko yambwiye nyine ninjya kuri level nkiyawe naye nzagukunda nkuko ngomba kugukunda mama yangu game over guys times 2 okay ariko nyine tutajya kumera nkaho dukundana ariko tudakundana tarambira ijambo na rimwe arategereje nta rege natwise kuko ntabwo yagatumaga ari wa muntu niba questioning ngo genda gutyo hashize igihe ibintu byose byari step by step niba ari girlfriend nzabifatira igihe mbe girlfriend niba ari fiancé nabyo yabifatiye igihe yavuze ko nuko nyine byagenze buri step uko twayigeragaho niko nabonaga nkunda no kundusha njye nari nzi ko ndi gukina ntabwo ari kuvuga ngo ndi gukina nyine navugaga akiri ntabwo yaba umugabo wanjye ntabwo byashoboka kuko nabonaga nari nzi navugaga si ntabwo gusa nyine ntabwo nari nzi ko umugabo wanjye numvaga atazahagera ndetse n'ukuntu turi so different n'umuhungu wakuriye muri Amerika afite amatatuwaje amaherena amaki nicyo cyase n'ibisuko noneho atagumuntu nawe ndi umukobwa w'umunyarwanda bati no papa wanjye zamujyana azavuga ati noneho ibyo Katia azanye sinzira ariko icyo gihe cyose twabanje kuba inshuti niko umuryango wanjye wari umuzi yari umuntu uri free utifata uvugisha papa gutya uvugisha mama gutya harajya inzuza ukaza nyine ugakifata n'iki yazaga akaza mu byumba byacu kizana icyo kunywa cye yarya akiyongeza dukundana rero ntabwo ari ibintu byatunguranye muri famiye yacu byari ahubwo barabikekaga ati we niba udakunda uriya ukunda uyu
mama yangu cyaze tuba twumiwe koko tuba twumiwe urumva ngo ntabwo ari Katia none niba atari Katia ni nyoko wari uri kubivuga kicucu reka kuwandika ubwo bakora ikintu baberanye ko niba atari Katia ni nyoko se wari uri kubivuga so rero umva rero Jay twumvikane guys snipe umva twumvikane ikintu kimwe umuhungu ngo yazaga mu byumba byabo yari yisanzuye cyane mu buryo bushoboka Jay twumvikane ikintu kimwe rero ngewe rero buri bira sinzi ukuntu njafata ibintu urumva ngewe ukuntu njya mufata ibintu ntabwo ariko ngiye mbifata ariko buretse gato gutwa niba hari abantu ba mbere babaye indiscipline byo mu maraso ni abanyamerika wari ubizi ni abayindiscipline mu buryo bushoboka niyo mpamvu bitanantunguye cyane kumva ko ngo yazaga akisanzura mu rugo none se wari wabona hari umukwe cyangwa se umuntu uje gutereta uhita wisanga mu byumba by'abakobwa oya si umva rero nkubwire ukuntu iyi nkuru uko bimeze ngiye uko byumva si bimeze Katia gutekinga shota gakunda umuhungu mbere nta ibyo ngibyo nta byadanje sibyo nanjye abakobwa birirwa bambwira ko bankunda no nkabanga uyu mujene twumvikana ikintu kimwe iyi ngiyi nta nkuru irimo pe Katia inkuru irimo genda gake inkuru iri hehe inkuru ahantu ibumbiye Katia ni umwana w'Inyamirambo bano bavuga arimo arambaza ngo anemo ariko umva arongera akabimbaza ngo abikore bikore bikore kuri momo niba koko bikwiye guys times 2 guys tap the screen uri kumva godfa guys times 2 ndakumva inkuru ahantu iri ndetse ahantu inkuru ibumbiye uri kumva ni ahangaha umwana w'umukobwa kugira ngo ageraho umwana w'umukobwa ageraho kuvuga ngo ngewe ngo nikundwakaje ku muhungu ni ikibazo aho ngaho n'inkuru ibumbiye nta kibazo kiri muva nkubwire muve muri analogue guys mutakuze muve muri analogue umva twumvikana ikintu ngiye nemera kimwe sibyo ntabwo washaka kumbwira ngo kubera ngo abana barakundanye of course barakundanye uretse gato umukobwa kuba yarakunze umuhungu mbere ni ibintu biri normal ntago mushaka kunzuza byihorere shana wibyihorere nta bintu biri normal biri aho ngaho bro trust me nta bintu biri normal biri aho ngaho biri normal kadamayiro ni ibintu bisanzwe ibi ngibi ngewe ikintu urumva yo kadamayiro kado ngande 5 roses guys guys 5 roses guys 5 roses welcome kanyese you guys harabura akaroza kamwe ndiko gozwa kadamayiro man umuntu amwitiriye ntabwo ari we ingo Kevin Kade bro bamuchecking neza ntabwo ari we bamuchecking neza noneho abantu banje muhita mwoherereza amaroza 200 ntabwo yaba ari Kade ntabwo ari Kade guhaye roza nawe ndakwiyana bamwohereza amaroza 200 ni guys barakubira kabiri guys barakubira abantu muri aha ngaho mu baradukubira kabiri mwoherereza amaroza 200 guys barakuba kabiri hano barakuba kabiri any gift yo barakuba kabiri reka tumufati guys barakuba kabiri anybody guys baradukubira kabiri Jesus bro abantu banjano bagoswe kabiri ariko none wapfuye utakiramo gloves urimo kubyira ndi kubwira je